Okay, hanyuma rero twongere tubaye ikaze by'umwihariko kuri Vision Mind TV. Ni Manzi Arsene KMC Arsenizo, the one and only from east to the west. I'm the best. Azaza twarimo in social media. Niyo mpamvu tugenda tubahereza ibyiza byose mwifuza. Tugenda tubakubita ibintu byinshi cyane, content zitandukanye. Nyuma yuko dutembereye hirya no hino twatugarutse mu nkambi ya Kiziba. By'umwihariko no gushaka abajene biteje imbere nk'uko ubuyobozi bahora budushishikariza kubona umujene witeje imbere byanze bikunze abari umugisha abari neza kuri we no ku muryango n'ahazaza hiwe. Niyo mpamvu turi kuzenguruka dukoresha abajene batandukanye ibiganiro bavuga mu kwiteza imbere cyane cyane mu mirimo yabo nk'uko muri kubibona aha ngaha. Ndi ku cyapa cyanditseho ubudozi bw'inkweto ariko bisa nkaho biri digital. Ni ubudozi butari nka bwa bundi bw'ikabaragasha bwa kera, no, ni bwa budozi buri 2026 aho abajene kabisa bakora kandi bagakora ibintu bimeze neza cyane. Uyu mujene dusuye ni umusore ukiri muto, ni umusore w'umboga, ni umusore wanze gushyira amaboko mu mifuka aravuga ati reka nze nkore kubera ko n'ubundi nahazaza tuharimo. Niyo mpamvu natwe tugenda tubagezaho ibyiza byose mwifuza. Reka nze rero twinjiye, cameraman aramfasha azerekane product hanyuma nziza cyane agira inkweto yikorera ariko mu buryo bugezweho kandi zikomeye. Hanyuma rero aze no kutuganiriza by'umwihariko. Salamu. Mwiriwe. Heroki. Umeze bite se? Umeze neza papa? Duhereze ikaze mu bikari byawe. Ni ikaze kabisa. Umeze neza? Amahoro. Vision Mind turagusuye kuko nitwasuye baki. Aha ngaha by'umwihariko ni seta yawe, ukora ibiki? Uratubwira amazina by'umwihariko hanyuma utubwire n'akazi ukora kugira ngo n'abadukurikira bamenye seta fresh. Nitwa Enoch. Nkuko mubibona nyine nagerageje kwiteza imbere, nanze ibintu by'ubushomeri. Kandi nkaba nashishikariza buri muntu wese kuba yakwiteza imbere kuko ni byiza cyane, binatanga umusaruro uhagije cyane. Okay, Enoch, ku myaka yawe bino bintu harabyize, ni impano bimeze bite ko bino bintu muri tubizi ku bantu basa nkaho ari abasaza? Oya, ibi ngibi ntago ari ibintu by'abasaza, aho usibye ko ari imyumvire bitandukanye, ariko ibi ni ibintu buri muntu wese yakora kuko nta murimo urimo amafaranga w'abasaza cyangwa uw'abasore. Cyambere no kuvana amaboko mu mufuka, no gukura amaboko mu mufuka. Wabitangiye ryari? Nabitangiye hashize umwaka n'igice. Urumva umwaka n'igice ni ibintu byinshi, ni iminsi myinshi. Hari umunsi wigaze gucomoka usa nkaho uvuye Camp to Texas ho gato, none njye nzi ngo wagiye ku ishuri gukomeza ishuri ariko n'ubundi kujya wari ugiye kubyiga cyangwa n'ubundi ukiri hano mbere yaho wari ufite inose? Oya, nigaga ibintu bitandukanye, fashion, kudoda amakoti, y'amakositime, ibyo nabyo narabyize cyane. Nza kuba nshikiriye ibi ngibi ndavuga uti kambe nkoze ibi ngibi, ariko bizabigenda umuntu yaguka akora n'ibindi. Igishoro kimeze gite ko bino bintu bihenze? Izi modere ku mashini birahenze cyane, ariko nta kubikora umuntu akabigura akigora akabigura bitewe n'icyo ashaka. Ukora inkweto bisa nkaho kubona by'umwihariko usibye inkweto hari n'ibindi ukora? Ni inkweto kuko uru ni uruganda rukora inkweto. Okay, iyi mashini igura ngahe rero? Iyi mashini ni 800. 800? Ifungo ryose ndakambara, karitasi yose yose kabisa. Hari abajene bo bayafata bagahita bayacamo kandi niyo yaba miliyari iyo uvanye mu ijana biba byagora, biba byarangiye. Ni 800 iriya? Ni 450 miliyoni na magana hafi aho ngaho. Okay, niki kintu by'umwihariko kikwenspira? Niki kintu bikwigisha kumva kubyuka mu gitondo ukabyukira mu kazi? Tutabebe ko ari abandi bajene muri zihudu babyuka bari kujya mu bintu bitari byiza, sof kubyukira ngaho uri gukora yawe na nyuma yawe ukajya kwitama, ariko wamanje mu kazi. Bino bintu bikwenspira gute? Icyo bimfasha ibi ngibi nuko bimpa amafaranga kandi bigatuma ngira n'imbaraga cyane bitewe n'amafaranga abirimo. Okay. Ugira abakiriya by'umwihariko muri uwo mwaka umaze uri gukora baraza? Abakiriya barahari cyane.
hari inkweto nziza zana inkweto z'abagabo abantu biyubashye urabona udukweto wajyana mu bukwe no mu rusengero abantu inkweto izi nkweto niwe uzikorera izi nkweto ni hano zikorerwa nta handi sure sure okay ngo igiciro kiba kimeze gite wenda ugereranyije igiciro aba ari 30 25 hakaba n'izindi nuko zitara hariya ariko za 40 aka kazi kawe sukora inkweto z'amakwire gusa zira nkweto tubona nazo bitanga amacongo cyangwa wowe ufite n'undi mwihariko wo kuba wakora n'izindi nkweto amacongo amagodas n'ubundi bwoko n'amamila izo nkweto zose hano zirakorwa kabisa kuri n'uruganda okay n'uruganda impu zikorwamo uzikura he umuntu azitumizaho i Kigali ziba zihari n'ibindi bikoresho umuntu agakora inkweto rero tuba turi gusura abantu cyane cyane b'abajene kubera ko usibye natwe n'ubuyobozi barabikunda cyane kubona turi abanyamakuru ariko gukora inkuru gusa za entertainment ngo abahanzi ngo ibiki n'ibiki ntabwo biba bihagije niyo mpamvu tuba twabibasabye ati se wabaganiriza kandi nawe turagushimiye kuba waduhaye umwanya nanjye ndabashimiye cyane kiri kintu wasaba abantu by'umwihariko muri rusange badukurikiye hirya no hino badukurikiye cyane cyane nk'abari mu nkambi ya Kiziba bumva ko izi nkweto bajya kuzigurira hanze abandi njya babona zarahukiwe abandi harabo mbona Gisenyi abandi harabo mbona no muri unama za Gisenyi ntabwo bazi ko hari seta mu nkambi y'uruganda rw'inkweto ruri musore kandi ushoboye icyo nababwira bagomba kuza ahangaha ibyo bintu byo kunama bakabireka bakajya bafata ibintu bahagaze ibyo kunama bakabyihorera kuko hano ibintu byose birahari inkweto washaka ariyo yose irahari niyo utabonye imanitse werekana ifoto inkweto ikaza ikakugeraho nta kibazo kabisa hari abajene mu ngana bagenda bo bibera ewana mu gitondo gasigisi utava ku muntu yo gasigisi bayihorera iyo nta terambere baba bafite ubwo wowe utwo winjiza hari igihe wibera mu kibina agashyira hamwe cyangwa se nawe wifite uko usevinga byawe iyo umuntu yinjiza hari igihe abapanga akavuga uti bakanagura uruganda n'izindi mashini zirenze zikazageramo kabisa ni izihe ndoto ufite rero mu buzima bwawe ni izihe ndoto mu buzima bwawe muri aka kazi ubona uzabikomeza mpaka ibi ngibi uko bigenda byiyongera ni ukuba umuntu akaba afite uruganda rwa mbere rurenze muri Karongi kabisa ni ibyo ngibyo umuhungu wanjye ariko hari abantu batubwira ari bakibimbwira ejo namanje naza kureba ndanagusuza mbona ibintu birisereye birarenze mana ko njyewe hari ukuntu tujya duhura wiyambariye icyangwe cya danje tugiye akazi kaba karangiye hari ukuntu abantu bambwira ati zarse kwagozwe wasajya gushaka wa musore Enoki barambwira gutya njye nawe nari nzi ko ejo bundi twarahuye nari nzi ko bibera i Kigali ubundi wapi Kigali narahavuye icyangwe umeze neza iyo turi mu muhanda rero nageze hano mbona wibereye mu kazi bino bintu nkabihuza n'impano y'umuryango urabona nka mukuru wanjye hariya Patina nawe n'ubundi bino bintu bimuzi ariko we mu by'imyenda mupfana icyari uriya ni vie no umufashionera nawe ni umufasha kano kantu rero niyo mpamvu bavuga ngo ni impano y'umuryango kubera ko urumva Patina habarugera ni umuntu kushata aradoda kakava none nawe bino bintu wabizamukiye ibi ngibi no kwita bizamukiramo nanjye kabisa umuryango bagufata gute umuryango ahandi umusore utanga icyizere ntabyo kurumbira famille oya umuryango ugira n'icyo basaba kuri kamera rega baratureba by'umwihariko natwe kuko turarebwa cyane no muri Amerika hari nubwo ndaza kubigeraho ikintu wasaba umuryango wawe by'umwihariko kuba bagusapotinga nibyo nuko babona uri umusore ufite icyizere ariko noneho icyo wabasaba kugira ngo n'ejo bundi wenda bazavuge ngo ni gutya na gutya ngiye sapoti na so wanyu wenda wibera kure ari no bibereye abo ngabo nta kibazo cyabo kabisa gusa kubwo sapoti ntago wahora usaba sapoti aho bigeze nge nta sapoti nkeneye ahubwo ngewe amafaranga agomba kuba ahari ahubwo agenda yagura ibindi bikora ako kantu
nari guteza agatego ariko uragasimbutse. Ntabwo byari gukunda. Hari ubaza agahita avuga ati ngo ngo kanaka muri Kentucky ngo naganyoherereza kukoherezwa ufite amaboko ufite amaguru byo nabyo nta gaciro gake. Bariya nabo bakoze bakoze natwe tuba tugomba gukora. Hari abo waba ufite niba inshuti n'abavandimwe hakurya. Inshuti n'abavandimwe bariyo benshi cyane, na famiye benshi bose baragiye. Nibabona iyi video ndakeka barabyishimira cyane kubera ko hari n'abo bagira gutya, hari abadusaba ibiganiro jya wumva ngo mu gatoki mu matare ujya bibona usanga umuntu agusabye ikiganiro ari gusoma, ibyo byo ni uburenganzira bwe, ariko ndakeka ko umuntu wagusize wenda mwigana, umuntu famiye yagusize uri umupeti, baratureba cyane, baraza kwishimira kubona umusore muto kabisa Enoki nawe ufite uruganda kandi ukeneye kwagura. Ntabwo nabo tubasaba support, iyo ikintu cyongeweho n'ubundi ntabwo wacyanga. Wenda nka support yabonekamo yaba ari igitekerezo. Ni igitekerezo. Support y'amafaranga yo rwose, amafaranga arahari. Arahari. Amafaranga yarahari nta kibazo. Ntubanga ifaranga ni gutya nta kibazo cy'amafaranga, ariko n'ubundi buryo njya nkubona ufite amafaranga araho twahuriye gutya ndeba ku nkweto kugera ku musatsi uburyo wari umeze hanze wambaye nk'inoti ya 200. Amafaranga nta kibazo. Ugira umukunzi? Ntabwo ibyo ngibyo ndabitekereza. Kwa bakobwa ngo amafaranga agiye rero ngo umukobwa ngo ifaranga rimeze nk'impumeko, urumva ku mukobwa nk'uko urumva inyama itabura aho imbwira aho inyamira imbwa ntabwo ibura kugira ute kuhagera, oya hirya kugira mbese hafi iri kurehareha. Ahantu hari amafaranga haboneka abakobwa. Gute wowe rero utaragera muri cya gihe cyo kwirukanwa n'abakobwa kandi uyafite? Uri umusore mwiza. Abakobwa bo biterwa n'uburyo ki wabiyeretse cyangwa se n'imyitwarire yawe uba ufite cyane ko iyo uri seriye bakubona nk'umuntu uri seriye, ntabwo wazakuzana ibintu cy'ubugoryi byabo nyine nawe ndabizi ibyo byo wapi. Ariko wenda bizagera mu gihe cyabyo. Igihe cyabyo kizagera, umukunzi azaboneka, ariko muri iki gihe byo wapi nta ifaranga ndageza ahantu mukiza ko bihambira mwana wama. Oya nta ifaranga ndageza ahantu bambwira gutya ufite uruganda, hari umukompeta ugira? Njye nta muntu nkompeta nawe. Niyo yaba hari kandi ibyo niyo yaza ahita agenda. Ariko ngiye ukuntu nabibonye ufite ibikoresho bya mana, ufite igikoresho kabisa. Ibikoresho bya hano ndabifite. Niriya rogo nayikunze, kiriya cyapa cyawe kiramurika kiragaragara. Ni ukuvuga ngo bino bintu kuba wabikora se ni igishoro, batinya igishoro cyane nuko bafite ubumenyi buke abenshi kuba bakora inkweto. Ntago navuga ngo batinya igishoro, ahubwo wenda nawe yafite, ariko sinzi uburyo ki nabivugamo, ariko gusa ubumenyi bwo ukaba wenda buri hasi. Urabona niba uje gukora ikintu ugasanga uharakora ibirenze ibyo uzanye, urumva nyine uhita wibwiriza. Zira ni impu ukoresha? Zirimo muri urukweto agakweto mbonye keza. Muri urukweto urukora mu ruhe ruhu? Urukweto rukorwa mu ruhu, ndabona uruhu rwaro rwashize, nta ruhara, ariko urabona ko hariho original. Mba nebere mu matimba no mu mafosi. Okay. Nuvuga ngo tukora inkweto z'abagabo. Mwana ndanebye nangiye kugera tukora inkweto z'abagabo. Ari n'iz'abagore. Yana wapi z'abakobwa zo ntago turazigeraho. Biterwa n'iki? Nuko umuntu aba atarabipanga ngo bigire. Simbona se izi abakobwa bazambara? Ayo ni rugabire z'abahungu. Izo ni iz'abajama. Iz'abajama. Ko nubisirimo. Abo jene basirimutse kabisa, uyambariye neza akamufata cyangwa training bakita. Ntabwo uzabyagura ku buryo niba ufite n'ubundi bumenyi wazabyagura wenda bikava ku ruganda rw'inkweto rukaba rwagera no ku ruganda rw'imyenda. Banumva ngiye nawe planinze, ni ukuvuga ngo uruganda rw'inkweto rugomba kwaguka cyane ku ruhande rwaro. Noneho ngahita ntekereza n'uburyo ki
najya no mu ntuzo mu ruganda rw'imyenda rw'imyenda kubera ko watubwiye ngo uri fashion uri umu fashion wakuze ukunda ibintu bya fashion no mu muhanda y'umuntu akubonye ubona indeshyo yawe niyo wambaye uraberwa bya tari bino bintu bya fashion benshi twabonye mu Kiziba ubifata gute cyane mu rubyiruko ibintu bya fashion zero ukuntu ayifata wenda nawe yabonyemo ifungo kuko twese dukora ibintu wenda yarabonyemo akavuga uti hari hantu agenda ndicakira ari amaderivari ujya ukora amaderivari sometimes hari igihe bicamo umuntu akambwira uti ni musingiriza akantu runaka hanyuma rero uyu ni Enoki abantu baba diaspora reka nze tubabwire rwose murabizi ko mutwandikira feedback muraziduhereza mu biganiro dukora nuvuga ngo uyu musore nyine bya gusurprisinga kubona umusore nk'uyu nguyu ukiri muto agera aho akoresha imashini noneho ampurisi mu kintu cyo kudoda inkweto bano kudoda umwenda birakaze birakomerana ibintu biba bisaba kuba ari experience cyangwa se warabyize ariko noneho ibaze niba umwenda ugorana ibaze gukora urukweto ni ibintu bya danger ampurisi za nkweto z'abapapa za nkweto z'abantu biyubashye nizo aho yibandaho cyane amacongo udukweto twiza twa siraje kabisa hanyuma rero mwazajya mukora delivery niba hari umuntu uri muri Amerika wazajya uvuga ati kwa Enoki mukumvikana agafata nk'imiguru 10 akayigukorera fresh kandi ku mafaranga makeya urumva niba iriya nkweto yatweretse ubundi igura 45 ariko ahangaha ashobora kuyikora ku 30 hari n'izo afite za 25 so aba ari byiza rero abari mu Bufaransa turabasuje cyane birumvikana dusuza umuntu bita The Mike ubwo nawe naze ejo bundi kwa gatanu hano dufite ikirori rero turagutumiye ku cyumweru hari ikirori cyitwa All Star Concert kizaba kirimo umuhungu bita The Mike aba mu Bufaransa ni umuhanzi The Mike niwe wafashaga Zinta Organ ni boss wa Zinta Organ urumva arakazi nzahagera kabisa n'umupeto yavuye umupeto wacu yavuye hano muri quartier ya 8 hano hepfo najya mu France kwa gatanu rero The Mike nuza tuzaba kuri Barca dukata mu makartie gake tugera kwa Enoki uzahahe bano ntawe ugera muri boutique ngo bari guhaha turasuza abantu ba Ruda Chris bari muri New Zealand nabo bakora amaderivari menshi cyane batumiza amaderivari urubwo ni byiza niba uguze imyenda kuri fashion y'imyenda ya ruguru uzajya wibuka ko hano hari n'inkweto nziza ya nkweto wakwambara ugatisi keza ugiye mu bukwe kubera ko izo nkweto mutumiza i Kigali so first zirabahenda ikindi cya kabiri urumva ugura na wa muntu wenda utanazi ariko burya bari byiza niyo mwene wanyu yaguhenda cyangwa se uwanyu yaguhenze nawe ntacyo biba bitwaye ariko bibaze ko uwanyu iyo mudirinze ntabwo kugora bongo nibyo kabisa nabigira busuza muri za leta ariko cyangwa na wowe zo singa ntabwo ugiye wajyemo nigota amasimbi bari abo ndabasuje cyane kabisa abajye banatembera baze bareba aho bavuye umwanya wabyo ndi kumva mfite uri seremani uri kubivuga fresh eno seriye kabisa nta mwanya ariko baba no mu buzima urukundo narwo hari igihe ni rwiza pe iyo rwaguhiriye ariko nanone ntabwo ruba ari ngombwa cyane mu gihe atari ngombwa nyine ntabwo wafata urukundo ngo uruvange n'akazi ntabwo ibyo bintu bibaho kuko hano hanze hari za derira nyinshi cyane ewana abasore umusore nyine w'ibogari basanga rero ubu niwe wibereye hano uri seriye hari aho uzajya ubona hano ikateshwa agushaka gurya genda wowe ngaba agushaka heno ntabwo ibyo ngibyo nawe ajya kubikomfirima kuko hari igihe wenda bari no gutembera nawe ari kumedita ibintu azakora urabona hano hari amazu kandi akodeshwa rero kumva hari igihe wenda nawe yaba ari gutambuka ari gushaka inzu ari gushaka nk'akaboro ka kantine nabo twaba bremi ntabwo twaba abana no kujajinga umuntu ntabwo ari fresh iyi quartier ya gatanu uyikoreramo gute kubera ko njyamona haba amagengesta byatari quartier ntaribi ryayo kabisa njyamona mu kagoroba n'abari abajene
wenda nk'aba barige kwa kundi bo wibereye gutya wenda ugasanga karango dozegereye umuhanda bayikubise dedo byashoboka ngaho kwiba ntago ndakeka ntago bikibaho abajene bose bafite amafaranga bafite amakuta bafite amafaranga abajene bose hano muri no nkambi Kitishe namubajije hawo Kitishe banza za gahunda za gutya utakizikora njyewe ngo mwawe ngo byari ibya kera ahubwo ngo ibaze ko nsigara aho nsigaye ngo naho ari bo basa n'abajura ukubanga urumva nawe hari igihe umuntu aba yifitiye kano kantu k'aba diaspora eno hari igihe kaba keza tu hari nk'umuntu uba wibereye hano atanakora ariko akaba yinjiza amafaranga menshi avuye hanze afite abashuti bakamuhereza amadolari bamuhereza amayero ariko nanone nawe twabashima ngo ntabwo ngo ntibazakore ngo bategereje bakari murore abo bantu bageze kuki bageze kuki bageze kwa Kavana ni muri nuzi muje namaze bageze kuki ngo akashanga u Rwanda n'urwuriho jewe ngo niryari se ngo njyacapa ngo niryari ngutambana kwa Kavana urukumva nyene nawe hari igihe yarebye uwo mujene agatavuga uti n'ubundi kangiye kwifatira amayoga ni gutya ubwo nyene nawe imishinga abandi bayitekereza baba bari gutekereza hari bufatira iryo cupa rero kumva nawe rero ni ibitekerezo ntabwo amu blame ntabwo twamurenganya ngo karuhura mu mutwe niko njya numva ngo rero ngo bakita abamere hari umumere ujye ukunda kumbwira iyo duhuye Marcel nka mu gitondo ngiye mu kazi Marcel ngo ntaga primus gakonje se buri gihe ntabwo yatari umunsi we ngira amatsiko ntihatari ko mumere nzahagera umugore ka primus koko ngiye usansa afate yo muri firigo arakagotomera ariko buri gitondo ajya ati mwana wanjye Imana izaguha umugisha wamugiriye neza buri muntu na choice yiwe buri muntu afite amahitamo ye abajene nabo abana avugana n'umutepe amayoga yabaye amayoga Texas nanjye abari uvuga ngo ngiye mu mayoga amafaranga yose banarajyana ubwo nkagiye ngiye imashini ku isoko banarayigura ahubwo wane kuba nayiguze ni mind ahubwo ni mind ibi ni ibishoro ibi ni amafaranga niba mu busanzwe wisomera gake tunahura reganza gutema nanjye na Karonse ndi umwana mwiza wantame imirongo yo muri Bibiliya ko niyo nsoma mu ndirimbo za Salomo iyo mirongo yo rwose ushaka kuba wamugana utanywa n'akabyeri n'izo nzoga wamugani ariko nka kwa kundi uba waruhutse iyo n'umuntu ntabwo wamagana ati petit frère ngo nusome n'ako kaje ntaribi ako gafanta ntabwo ari ngombwa inzoga harabazi ngo mu kabari ngo babamwe inzoga gusa ntabwo habamo inzoga gusa n'udufanta tuba turimo ariko nyine iyo wahagiye nyine akenshi nakubwiye ko mba nshaka ahantu hatuje ahantu hatuje yewe gadaza hanyuma rero dusigaje amasegonda dusoze nyaboneka hari icyapa twabonye hariya cya Enoch akaba akorera hano aho muzi nko muri quartier ya 5 umanuka mu Mukoni utaragera aho bita kwa Kayitani aho ngaho iburyo umanuka hari icyapa kinini cyane kiriho ubudozi bw'inkweto ariko ni ubudozi bw'inkweto zigezweho original hanyuma iyi sete irimo abantu b'abacuruzi dusoza iyi carte kuko yiganjemo abantu bakora ni nabyo byiza kandi ubona biterwa n'ikandi makarte yaratuje iyi carte 5 ni ubucuruzi oya iyi quartier urabona ni ahantu heza afite vibes nziza cyane ahantu ku muhanda kumva nyine ibintu byose wakenera kuba wacuruza nakeka byagenda quartier imeze fresh okay hanyuma rero tugana ku musozo gira dusoza tunasoza abantu bari muri Australia abari muri New Zealand abari muri Amerika abari muri Canada n'ahandi hose sibyo waba ufite abantu kandi twabigarutseho ko abakina gukora delivering nta kibazo bayikora kuri wowe n'icyo waborohereza rero kuko baranabidusabye ngo tuzaye tubashakira noneho bazaje mu gahuza contact yawe kayitanga hanyuma ejo n'ejo wundi wenda yaguhereza ikiraka n'iki wowe worohereza umuntu ukuganye cyane cyane ushaka kurangurira ibintu byinshi
Njyewe umuntu uri kungana akeneye kurangura ibintu byinshi nka delivery ikintu namufasha gusa namugabanyiriza ndumva nta kindi namugabanyiriza okay ngaho tanga akanimero kawe hano kuri kamera gake kugira ngo niyo nimero naba ngombwa wenda dushobora kutayishyira kuri screen kugira ngo wenda bamwe banagutesha n'umutwe hanyuma wowe uzagira ute iyo nimero yitange nta kibazo uzajya nayitambuka azajya asubiza inyuma yumve fresh kugira ngo azaguhamagare baguhereze ibiraka bagukundisha abandi ni ukuvuga ngo nimero yanjye ni 079022 92 amazina ya momo amazina ya momo byo ntabwo ari ntibayagumane. Okay, hanyuma rero uyu yari Enoki isenani ikira cyapa cyawe ntawe gifite logo usibye logo nta zina wawe witira urugero ni kwa Enoki gusa ni kwa Enoki n'uruganda rero numa kwa fashion designer ibikini kibonago ni company yanjye yemejwe neza. Okay, Best Shoe Company Limited Enoki. Hanyuma rero tumushimira cyane umusore cyane ubona kuganira kandi ufite uburyo asobanuramo ibintu bimeze neza cyane. Jya kuri Vision Mind TV ukore subscribe, share, comment and likes. Ibiganiro byacu bikundisha abandi. Turasuza Yurik muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi mwese mugenda muduhereza feedback zimeze neza cyane. Tukaba dufite ikirori cya Danger muraza kubona kuri social media amafishe n'ikirori kirimo abasani barimo uwo bita The Mike kuva mu France Kenny Kai akaba ari umusore waririmbye indirimbo yitwa Imana y'imihanda murayizi mwanangize ngo mambuka igihe papa ntuzabure hano ku cyumweru akaba yarazamuwe n'uwo bita Irene ari umupeti w'iberaga Nyabugogo ariko ubu ngubu yaragafashe sigaye ari papa cyangwa sigaye cyane na ba Ben na ba Bushari buri segonda. Hanyuma rero turi kumwe n'aba Jobless, turi kumwe n'abo bita Bayantare, abo bita Bakonde Boy, abaririmbye muri Kirigute bose bazaba bahari, ba GDX Carbon Mukapa, abo bita ba Shafira n'abandi bose muzabona. Hanyuma rero MCR Senizo ibiganiro byacu nakagaruka.